Ku bantu tugendana ku biganiro bitandukanye dukora ku Kibabi TV, mwabonye ko twaganiriye ku kiganiro kivuga ibijumba n'akamaro kabyo. Uyu munsi hari ibindi bijumba bya move tugiye kuvugaho. Ibijumba burya bifite akamaro kihariye ugereranyije n'ibindi bijumba turya. Ibijumba bya move bifite inkomoko mu gihugu cya Peru, ariko ubu byarasakaye ku isi yose no mu gihugu cyacu birahahingwa. Ni ibijumba bifite ibara rya move imbere, naho igishishwa cyabyo kikaba cyenda gusa umukara kuko ni move yijimye cyane, gusa hanabamo ibigira igishishwa gitukura cyangwa cyenda gusa umweru. Ibara rya move dusanga muri ibi bijumba rituruka ku kuba bikungahaye kuri antosianine. Iri rikaba itsinda ry'ibisohora uburozi n'imyanda mu mubiri. Tunasanga mu mizabibu ari byo bituma divayi igira rirya bara. Ibijumba kuba bifite iri bara bituma bigira akamaro kihariye ku buzima ugereranyije n'ibindi bijumba nk'uko tugiye kubibona. Ubwoko bw'ibijumba bukungahaye cyane kuri fibre na proteine, gusa bikagira calories nkeya ugereranyije n'andi moko y'ibijumba. Bikungahaye kandi kuri potassium, vitamine C na za vitamine B zinyuranye. Naho kubisohora imyanda mu mubiri, ibijumba bikubye inshuro enye ibindi bijumba. Reka rero tujye ku kamaro k'ibi bijumba bya move ku buzima. Icyambere, ku muvuduko w'amaraso. Kuba bikungahaye kuri potassium bituma biba ingenzi mu kuringaniza umuvuduko w'amaraso. Ibi bigafasha mu kugabanya ibyago byo kurwara umutima n'indwara zose zijyana n'imikorere yawo. Icya kabiri, gusohora uburozi n'imyanda. Ibijumba bya move dusangamo ibisohora imyanda mu mubiri byo mu matsinda ya antosianine na flavonoide. Ibi bikaba bifite akamaro kanyuranye mu mubiri, harimo kurinda indwara za karande ndetse n'indwara zitera umubiri kubyimbirwa. Icya gatatu, ku mwijima. Ubushakashatsi bunyuranye bwagiye bugaragaza ko kurya ibijumba bya move ku buryo buhoraho bizamira igipimo cya enzymes zimwe zo mu mwijima. Ubwinshi bwazo bukaba ikimenyetso ko imyanda isohoka ku bwinshi kandi amaraso agasukurwa ku gipimo cyiza. Icya kane, ubwonko. Mu bwonko kurya ibi bijumba bifasha mu gusukura uturandaryi n'imitsi ijya mu bwonko, bityo bikarinda kwirundanya kw'ibyitwa beta amyloid izwiho gutera kwibagirwa no gusaza kw'imitsi yo mu bwonko. Kurya ibi bijumba kandi birinda indwara ya Alzheimer itera abakuze kwibagirwa, ndetse n'iya Parkinson ibatera gususumira, zose zikaba indwara zifatira ku bwonko. Icya gatanu ni ukugabanya ibiro. Kubera ko ibijumba bifite amafufu na za fibre, kubirya bituma wirirwa ufite igihagisha, bityo bigatuma utaryagagura. Bikaba byagufasha mu gutakaza ibiro kuko umubiri ukoresha ibinure wibitseho. Icya gatandatu ni kanseri. Kuba bikungahaye ku bisohora uburozi n'imyanda mu mubiri bituma biba ingenzi mu kurwanya kanseri zinyuranye, ndetse muri byo tunasangamo cyrogenic acid izwiho gufasha umubiri mu kurinda gukura k'uturemangingo dutera kanseri. Cya karindwi ni igogorwa. Kubera birimo fibre ndetse binifitemo ibirinda kubyimbirwa, bituma bifasha mu kurwanya kutituma no kwituma impatwe, gutumba no kugugara mu nda, kimwe no kuribwa mu nda. Icya munani, kwipfundika kw'amaraso. Kugabanya igipimo cya cholesterol mbi no kuringaniza umuvuduko w'amaraso bituma ibijumba biba ingenzi mu kurwanya kwipfundika kw'amaraso, ikibazo gishobora gutera indwara ya stroke n'izindi ndwara z'umutima. Aha bihite byumvikana ko mu gihe uteganya kubagwa vuba udakwiriye kubirya, cyangwa niba ufite indwara yo kuva udakwiriye kubirya. Reka mbahe isomo ry'uburyo ibi bijumba bitekwa. Ibijumba bya move bitekwa nk'uko uteka ibindi bijumba, gusa kuko usanga ibitetse bihindura ibara, biba byerekana ko ya antosianine iri kugabanyuka bitewe no gucanirwa mu mazi. Bityo uburyo buruta ubundi ni ukubirya byokeje, kuko niho intungamubiri zose ziba zikirimo zitanagabanyutse na gato. Aha niho nsoreje ku kamaro k'ibijumba bya move. Ese wowe wari uzi akamaro kabyo? Nyamara wabicagaho ukavuga ati ibi ngibi nta kamaro bifitiye umubiri wacu, ahubwo reka twirire ibisanzwe. Yego, uyu munsi rero ibijumba bya move mureke tubirye, ariko wumvise ko kubyotsa ari byo byiza kurusha kubiteka. Utarakora subscribe ku Kibabi TV, mujyeho mukore subscribe, twagura umuryango w'Ikibabi TV. Turabakunda, mugire umunsi mwiza.